ngiye guha ikaze wowe kandi ukomeza kutwereka yuko ubana natwe gatanu ku kandi ukanda subscribe, share, like ndetse na comment ukagerageza kutwereka yuko amahoro ijoro tubasha kubana gatanu ku kandi. Mumenyere ko dufite umutumirwa kuri Gereta TV2 none today nta mutumirwa dufite ahubwo tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo meza cyane, amagambo yatwubaka, amagambo yagira ibyo ahindura mu buzima tubamo bwa buri munsi. Ni amagambo y'umuhanzi bita Diplomate. Ushobora kuba se umukunda cyangwa se ukaba ari umwe mu bantu ufana, cyangwa se nawe uri umwe mu bantu bakunda amagambo ye, akunda kuririmba cyane mu ndirimbo. Hari n'abajya bibeshya ko ari umunyapolitiki ushingiye ku izina rye cyangwa se ugashingira ku byo aririmba. Nagira amagambo meza cyane kandi ni amagambo abasha kubaka bamwe, ugasanga benshi rero muri injyana ya hip hop ari abantu navuga ko ari umuntu navuga ko w'ingenzi, ari umuntu navuga ko ufite ibigwi kuri iyi njyana. Ariko bumwe mu butumwa rero twagarukaho bwavuzwe na Diplomate cyane bugiye bukubiye no mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Reka tugaruke kuri aya magambo y'ubwenge Diplomate yagiye abasha kuvuga. Hari aho yavuze ngo kubaho neza ni ukubaho abakugaragiye babayeho neza. Yavuze ko kandi urukundo ari ugutanga no guhabwa. Yavuze ko kandi iraha buriya ari indyarya kuyo rikuvuyemo isira gusema, kandi igihe buriya ngo ni nk'inkota kuko iyo kigucitse kiragutema. Ibiryohera amatama byinshi rero nabyo ni nabyo bigarika abatoya bikabakenya. Udakenga kandi arahekenywa kuba utarizanye ku isi rero ntago ari urwitwazo, ahubwo ugomba guhatana kuko iyo bikunaniye abandi bo batsindira inka, wowe ugatsindira uruhu rwayo. Mu ndirimbo rero y'indeba kure Diplomate yaravuze ati inka yataye amase ku ifundi, ako kanya hatunguka akayongwe, akayongwe karayabeyurura maze yafundi tora akayaga yitegura kuguruka. Ka kayongwe rero kaba kayongobeje mu kanya nkako guhumbya. Cyo rero si ko abaguta mu mase bose ariko bakwanze, nta nubwo kandi abagukuramo mu mase bose ariko baba bagukunze. Hari ubwo rero waba uri ifunguro ryabo. Diplomate rero yaravuze ati nubona utakibona inyenyeri mu ijuru uzahaguruka ugashya uhagaze. Yaravuze ati buriya mu buzima tubamo umukunzi azagenda wowe usigara uhagaze, inshuti zizagenda wowe usigara uhagaze, imiryango izakwanga wowe usigara uhagaze, ariko buriya nyamuneka nuko ariko sa wowe ukibura, wowe ubwawe ukibura, nta kintu uzabusigaje. Yaravuze ati amahirwe y'umuswa buriya yamubera akaga, iyi nyanja ituje biba byerekana ko nta kintu iri bugutware, ariko iyo utazi icyerekezo birangira nta kintu na kimwe ugezeho. Ati kandi umupaturo n'ubundi utakuzamura ntakajya habazwa n'ipantaro yawe utazamura. Umugabo rero yaravuze ati buriya nuvugisha ukuri ukagira abanzi, buriya uzamenye ko n'ubundi abo ngabo batari abakunzi bawe. Ibihari buriya birahagije. Buriya ihene irishiriza mu burebure bw'umugozi wayo, akaga k'inkoko buriya ari nawo umunwa wayo. Iyo ujya ukora utagamije gushimisha abantu kuko ntibatinda kwibagirwa abapfu. Yaravuze kwanga gufata imiti uko muganga yayikwandikiye, ibi ni bimwe mu bizahaza umurwayi. Ariko kandi nanone indwara y'ubuginga ni indwara yavurwa igakira. Indaburiya ntiyita ku byuya warize, ntiyishimira ibyiza wayihaye mu bihe byahise, ejo n'ejo bundi izaba ikigukama. Ntikajye gushuka ngo wibagirwe ko turi mu rugo twubatse ku rupfu, ntukaremere cyane, jya wiyoroshya kandi wigengesere. Yaravuze ati amavuta buriya abashonga kuri ubu yabona yaga, kandi buriya wabyemera wabyanga, gahunda zawe hari uzipanga. Diplomate rero yarongeye ati umutima w'umupfapfa uba mu kanwa ke, ariko mu gihe akanwa k'umunyabwenge kaba mu mutima we. Yaravuze ati nta kintu kibitsa amabanga nk'isuime yo muri loji. Ati ntibisaba imbaraga buriya guhindura isi, kandi buri imfura n'inyangamugayo zigwa mu mfuruka, kandi byuzuza amabondo sibyo byubaka roho. Yarongeye ati buriya kagusabye amaraso ntabwo ushobora kuyakarenza kirazira, kandi ntawe uzahazagwa igihe n'umunsi azapfa, ibyo jya uhora ubizirikana. Amagambo y'ubwenge rero ya Diplomate yo ni menshi. Buri jambo ryose riri mu ndirimbo ye ubwaryo ushobora kuba rikuramo indirimbo. Uzasure rucano ye ubashe kuba wakumva ibihangano bye, usure imbuga zitandukanye zimuvugaho, uzarushaho kugenda wumva byinshi cyane cyane amagambo ye y'ubwenge. Komeza gushimira wowe ubasha kubana natwe kuri Gereta TV2 kugira ngo kandi ujye
komeza ubane natwe gatanu ku kandi, ukore subscribe, share ndetse na comment. Jya muri comment utwandikire utubwire ibyo wifuza twazakugarukiraho ubutaha, ibyo wumva udasobanukiwe, ibyo wifuza kumenya, aho wifuza kuba wagera ufitiye amatsiko cyangwa se kumenya ibihakorerwa, aho hose tubagererayo tukaba dushobora kubabwira cyangwa se tukabereka uko byifashe hirya hino ku isi, hirya hino mu gihugu cyacu aho dutuye. Rero twandikira utuganirize, nawe niba hari icyo wifuza ko wazatubwira twandikira hasi muri comment, tuzaguhamagara uze nawe rwose ugira icyo wafasha, ugire nawe inama watanga, impanuro watanga, ndetse udufashe kubaka sosiyete nyarwanda. Reka mbashimire rero, muri abantu b'agaciro cyane kandi mukomeze kugubwa neza muri gahunda zitandukanye murimo hirya hino. Ndabizi ntabwo biba byoroshye, ubuzima ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko nanone tugomba kurwana mpaka uko dushoboye, nta gucika intege. Ubuzima niko bumera, niyo si dutuye, kandi byose mujye mwibuka ko atari twe tubipanga. Nyamuneka bye bye, ciao ciao, ndagukunda cyane. Umunsi mwiza kuri wowe ubasha kubana natwe gatanu ku kandi.